Abakristo nshuti mudukurikira ku YouTube channel Paruwasi Versapoti Gikondo, turabasuhuje tubifuriza amahoro n'umugisha bikuduruka ku Mana. Uri kumwe na Joseph Habumukiza. Twasuhuje rero turi hano Igikondo, hano kwa gatatu tariki ya 8 ukwezi kwa Mata mwaka 2026, ahagiye gutanga igitambo cya misa cyo kuri mugoroba wa gatatu. Ariko hano Igikondo kaba bidasanzwe kuko mu kanya igitambo cya misa cyuberemo umuhango kudushyikiriza ibisigazwa by'umuhire Carolina wa Polonye, nibisigazwa Relique mu bita mu Gifaransa. Mu kanya rero igitambo cya misa kikaba giye gutangira. Relique tujya kubona icyo bivuze, tumenye impamvu, ariko ni umugenzo usanzwe muri kiliziya, umugenzo wa kera umaze igihe, kuko bavuga ko waba waratangijwe mu kinyejana cya kabiri mu gihe cy'ubukristo. Umugenzo rero usanzwe cyane cyane ku bantu bitegura kuba batagatifu. Umuhire Carolina wa Polonye rero kujya mubona mu buzima bwe turajya kumenya mu kanya, ariko ibisigazwa kenshi bikaba bigizwe mu byiciro bitatu, aho bishobora kuba bigizwe n'umubiri w'umutagatifu cyangwa umuntu uri mu rwego rwo gushyirwa mu mutagatifu, bishobora kuba ari amagufa cyangwa se imisatsi cyangwa se amaraso. Icyiciro cya kabiri kikaba ari ikintu cyari icye, gishobora kuba cyangwa icyo yakozeho, gishobora kuba ari nk'imyenda, ibitabo yakoreshaga, igitanda yaryamyeho, intebe cyangwa se ibindi bikoresho yakoresheje. Ikindi cyiciro cya gatatu gize Relique, gishobora kuba Relique, ni ikintu cyakozweho n'ibyo bintu byo mu cyiciro cya mbere, wenda tuvuge nk'amaraso Yezu Kristo aho yaguye, ubutaka nabyo ubutaka rero ku musaraba aho Yezu Kristo yabambwe, amaraso yaho yaguye, ubwo butaka bushobora kubona ko Relique, ibisigazwa by'umutagatifu cyangwa se umuhire uri muri procedure zo kugezwa urwego rw'abatagatifu. Mu kanya rero hano Igikondo tukaba tubishyikizwe za Relique z'umuhire Carolina wa Polonye, tujya kumenya amateka ye n'impamvu z'izo Relique zajwe hano. Twifuje rero mu gitambo gihire mwese mukurikirane uyu muhango. Telefone ngiye wafashe, telefone ngiye wafashe shize hehe? Turacyari mu byishimo rero bya Pasika, aho Yezu akomeje kugendana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero dufite ibyishimo bikomeye cyane nk'uko mwabyumvise mu matangazo, kuba turi kumwe n'abashyitsi bavuye mu gihugu cya Polonye. Nta kindi kibagenza, murazi ko twese duharanira ubutagatifu. Baje rero batuzaniye ubuzima bw'umuhire Carolina wo mu gihugu cya Polonye. Ari mu rwego rw'abahire, baritegura rero kuzamusabira no kumusaba ibitangaza byinshi kugira ngo minsi mikeya yazabe umutagatifu, kuko byaratangiye. Turaza rero kubabwira amazina y'abashyitsi igihe nikigera, ariko ikintu gikuru badusaba ni isengesho, kandi natwe tukiyambaza uyu muhire Carolina kugira ngo atuyobore mu bitubabaza ku mutima no ku mubiri, kuko ni urugero rukomeye cyane mu bahowe Imana. Mureke rero duce bugufi natwe mu gushimira Imana, tubanze dusabe Imana imbabazi. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Icyo gituma ninginga Mariya mutagatifu mukiri iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, wowe duha guhimbazwa n'ibirori by'izuka rya Nyagasani,
uko umwaka utashye turakwinginze ugira impuhwe maze ibirori bya hano munsi bidufashe kuzagera mu byishimo bidashira kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Umunsi umwe saa 9 aricyo gihe cy'isengesho rusange, Petero na Yohani bazamuka bajya mu ngoro y'Imana. Hakaba umuntu wavutse ari ikirema, buri munsi bakamuzana imbere y'umuryango w'ingoro witwa uw'uburanga, kugira ngo asabe imfashanyo abinjiraga mu ngoro bose. Ngo abone Petero na Yohana bagiye kwinjira mu ngoro, abasaba imfashanyo. Nuko Petero ari hamwe na Yohani aramwitegereza maze aramubwira ati, ngaho turebe. Uwo muntu agumya kubahanga amaso, kuko yari ategereje ko hari icyo bari bumuhe. Petero aramubwira ati, ari zahabu ari na feza ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguhaye. Mu izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Nuko amufata ikiganza cy'iburyo aramuhagurutsa. Ako kanya ibirenge bye n'utugombambari birakomera, arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu ngoro, agenda asimbuka kandi asingiza Imana. Nuko rubanda rwose ngo bamubone agenda kandi asingiza Imana, baramumenya. Koko yari wa wundi wajyaga asabiriza, yicaye imbere y'umuryango w'uburanga w'ingoro. Nuko abantu barumirwa, batangazwa n'ibimubayeho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nimushimire Uhoraho, mwambaze izina rye, nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga. Nimumuririmbire, mumucurangire, nimuzirikane ibitangaza yakoze. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nimwishimire izina rye ritagatifu, muhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, mushakashake uruhanga rwe ubudahwema. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Mwebwe nkomoko ya Aburahamu umugaragu we, bahungu ba Yakobo abatoni be, ni Uhoraho Imana yacu, umugenga w'isi yose. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Uhoraho yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho, ijambo yarahiriye amasekuruza 1000, rya sezerano yagiranye na Aburahamu, akarisubiriramo Izaki mu ndahiro. Nimuhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Ku munsi wa gatatu nyuma y'urupfu rwa Yezu, babiri mu bigishwa bajyaga mu rusisiro rwitwa Emawusi. Kuva Yerusalemu kugerayo hari urugendo rw'amasaha nk'abiri. Bagendaga baganira ibyari bimaze kuba byose. Igihe rero bakibivugana kandi babyibazaho, Yezu ubwe arabegera ajyana nabo.
ariko amaso yabo yarameze nk'ahumye ntibamumenya. Yezu arababwira ati, ese ibyo mugenda muvugana ni ibiki? Baherako barahagarara ariko bijimye mu maso. Umwe muri bo witwaga Kiriyofasi aramubaza ati, ni wowe wenyine uba i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki se? Baramusubiza bati, ni ibyabaye kuri Yezu w'i Nazareti, wari waragaragaje mu bikorwa no mu magambo ko ari umuhanuzi ukomeye imbere y'Imana n'imbere ya rubanda. Twavuganaga n'ukuntu abatware b'abaherezabitambo n'abakuru bacu bamutanze ngo apfe, maze bakamubamba ku musaraba. Twebweho twari twizeye ko ari we uzarokora Israheli, none dore uyu munsi ubaye wa gatatu ibyo byose bibaye. Icyakora bamwe mu bagore b'iwacu badutangaje. Mu gitondo cya kare bagiye kumva, maze ntibahasanga umurambo we, nuko bagaruka bavuga ko abamarayika bababonekeye bakababwira ko ari muzima. Ubundi kandi bamwe muri twe bagiye kumva babisanga uko abagore bari babivuze, ariko we ntibamubona. Nuko Yezu arababwira ati, mwabiburabwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Bageze hafi y'urusisiro bajyagamo, Yezu asa n'uwikomereza urugendo, ariko bo baramwinginga bati, gumana natwe kuko bugorobye, umunsi ukaba uciye ikubi. Nuko arinjira kugira ngo agumane nabo. Igihe rero yari ku meza hamwe nabo, afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura, arawubahereza. Nuko amaso yabo arahumuka, noneho baramumenya. Hanyuma agira atya, arazimira, ntibongera kumubona. Basigara babwirana bati, mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe yatuganirizaga mu nzira adusobanura ibyanditswe. Ako kanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, bahasanga ba 11 bateranye bari kumwe na bagenzi babo bandi, bavuga bati, ni koko Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni. Nabo rero babatekerereza uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Nigdy nie spodziewałem się, że przyjadę do Rwandy i do Afryki. Ntabwo yigeze yibaza ko yaza hano muri Afurika, by'umwihariko hano mu Rwanda. Bardzo dziękuję ojcu Andrzejowi, bratu Zdzisławowi i pani Marii z Londynu za to, że zorganizowali ten przyjazd. Yishimiye cyane rero abamufashije ari bo frere Oleiko, yahaguruka uriya mu frere uriya w'umuzungu, na madamu Marina, hamwe na padiri Andre, bamufashije gukora urugendo nyobokamana
aza hano mu Rwanda. Przyjechałem tutaj z błogosławioną Karoliną, która obecna jest w tym relikwiarzu tu wystawionym przy ołtarzu. Yaje rero aherekejwe cyangwa azanye n'ibisigazwa by'uyu muhire Karolina mubona hano imbere yanyu. Myślę, że dzisiaj Karolina, kiedy patrzy tu na nas, jest szczęśliwa, ponieważ ona często chodziła do kościoła i bardzo lubiła śpiewać. Aho Karolina ari rero umuhire ngo arizeye neza ko anezerewe aho ari mu ijuru kutubona turi hano mu gitambo cy'Ukaristia, cyane cyane ko nawe yakundaga kuririmba. Do kościoła chodziła prawie 8 kilometrów, ale kiedy wracała, była tak szczęśliwa, że śpiewała w drodze do domu. Kugira ngo agere aho kiliziya y'iwabo yari iri yakoraga ibirometero 8 kugenda, murumva no kugaruka byari ibindi 8, 16, kandi byose yabikoraga akava mu misa akaza ari kuririmba mu nzira yishimye. Karolina urodziła się w bardzo biednej rodzinie wiejskiej 2 sierpnia 1898 roku. Karolina rero yavukiye mu muryango w'abakene, avukira kandi mu cyaro ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa munani 1898 bwo yavutse, avukira muri Polonye. Można by o niej dużo mówić, ale jednym zdaniem powiedzieć, że proboszcz powiedział o niej, że była dla niego prawą ręką w życiu parafialnym kościoła, zaangażowana w katechizację dzieci i dorosłych. Padiri mukuru we rero w'icyo gihe yafashijwe cyane na Caroline mu bwigishwa no mu butumwa butandukanye bwa paruwase yabo. Do kościoła była daleko, dlatego organizowała nauczanie przy swoim domu i w domu też prowadziła modlitwę. Kuko rero kuri paruwase hari kure yarashinzwe ubwigishwa bw'abana batoya ndetse akanabigisha no gusenga, by'umwihariko abana bari bakikije urusisiro rw'iwabo. Podczas I wojny światowej została zamordowana przez rosyjskiego żołnierza. Mu gihe rero cy'intambara ya mbere y'isi yaje kwicwa n'umusirikare w'Umurusiya. Żołnierz przyszedł do domu, uprowadził ojca i córkę do lasu i tam steroryzował ojca i rozpoczęła się walka Karoliny o swoją wolność i godność. Icyo gihe rero mbere yuko bica Karolina, umusirikare yaraje arabatwara we na papa we, ariko Karolina agerageza kwirwanaho no kurwana ku burenganzira bwe. Nie pozwoliła sobie odebrać swojej godności, swojego czystego serca. Zginęła 18 listopada 1914 roku. Ntabwo yigeze yemera ko afatwa ku ngufu n'abasirikare kugeza aho baje kumwica, bamwica ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 1914. Jej heroiczna walka o swoją godność, piękna wiara, piękna postawa spowodowała, że papież Jan Paweł II ogłosił ją 10 czerwca 1987 roku błogosławioną. Ubuzima bwe rero n'ubukristu bwe bwaje gukundwa n'abakristu, ndetse baza no kubona amatsinda atandukanye yakunze kwigana ubuzima bwe, kugeza aho rero mutagatifu Papa Yohani Paulo wa II amushyira mu rwego rw'abahire mu mwaka w'1987. Dzisiaj Karolina dla młodych ludzi jest wzorem, jak formować swoją dojrzałą wiarę i jak walczyć o swoją godność i wolność. Kugeza magingo aya ngaya rero ubuzima bw'umuhire Karolina buratwigisha ukuntu twarengera ubuzima bwacu nk'abakristu kandi ntihagire n'umuntu n'umwe ubuhohotera. Każdego roku do sanktuarium przyjeżdża około 80 000 ludzi. Buri mwaka rero ku ngoro yitiriwe Karolina buri mwaka haza abantu bakabakaba 80,000 bahaje mu rugendo nyobokamana no kumwiyambaza. Przyjeżdżają tutaj także ludzie chorzy, którzy proszą o łaskę uzdrowienia.
harimo n'abantu baza buri mwaka bafite uburwayi bwihariye bakiyambaza Karolina kugira ngo bakire izo ndwara. Ja pamiętam, jak przyjechała pielgrzymka z różnych stron świata, między innymi ze Stanów Zjednoczonych i ze Szwecji, i przyjechała kobieta, która miała paraliż krtani. Mu buhamya rero bukomeye cyane tumaze gushyikira, igihe kimwe habaye urugendo nyobokamana bw'abantu bari bavuye muri Amerika no muri Suwede. Muri bo harimo umugore wari urwaye paralize y'umuhogo mu muhogo, hanyuma aza kuhabonera ubuzima arakira. Opowiadałem o Karolinie, a potem każdy przychodził do jej relikwii, żeby się modlić. Uko rero agenda avuga ubuzima bwa Karolina, buri bakristu bazaga bakegera uyu mubiri wiwe, hanyuma bakagira icyo bamusaba. W kościele było wtedy około 100 osób. Muri icyo gihe bari abantu bakabakaba 100. Kiedy ta kobieta chora podeszła do relikwii, pomodliła się i wróciła na miejsce, uwo mugore rero wari ufite ikibazo cyo mu muhogo yaje kwegera umubiri wa Karolina, hanyuma akoraho asubira mu mwanya we. wstała z ławki i zaczęła głośno krzyczeć z radości: ja teraz mówię. Nyuma y'iminota mikeya uwo mugore aza guhaguruka aravuga cyane arangurura ijwi ngo ubu ngubu noneho nanjye nshobora kuvuga. Wszyscy, a zwłaszcza rodzina, patrzyła na nią z wielkim zdziwieniem, a ona z radością mówiła, że została uzdrowiona przez modlitwę do Karoliny. Icyo gihe rero abantu benshi byarabatunguye ndetse n'umuryango we basubira iwabo bavuga ngo Karolina yaradukijije. Do błogosławionej Karoliny przyjeżdżają także rodzice, którzy stracili w wypadkach drogowych i nagłej śmierci swoje dzieci. Muri abo bantu bakora rero ingendo nyobokamana ku ngoro yitiriwe Karoline hagendamo n'abantu bagize ibyago byo kubura ababo mu mpanuka zitandukanye cyane cyane iz'imodoka. Przyjeżdżają z wielkimi problemami swojego serca, zranionego przez nagłą śmierć i z pytaniami, na które nie ma odpowiedzi. Rimwe na rimwe rero baza bafite ibibazo bigoye kubonerwa ibisubizo, bashaka uburyo bazabona igiherekeza ubuzima bw'ejo hazaza. My pokażemy na obrazku pomnik dla tych, którzy zginęli, ale też trzeba powiedzieć, że prowadzimy z nimi modlitwę i rekolekcję, aby uzdrowić ich serce. Mu bisigazwa by'ibimenyetso bya hafi bigihari, abapadiri bategura umwiherero hanyuma nabo bakamwiyambaza kugira ngo hagire ibikomere bikira. Rodziny, które tutaj przyjeżdżają do zabawy do błogosławionej Karoliny, przekonują się, że ich zmarli żyją i też mają z nimi kontakt duchowy. Igihe cyose rero abantu baza mu ngendo nyobokamana kuri iyo ngoro yitiriwe Karoline bakomerekejwe no kubura ababo mu mpanuka, igihe cyose bahageze bumva bari kumwe n'ababo babuze muri ayo marira ndetse no muri ibyo byishimo bumva bari kumwe mbona nkubone. Jesteśmy po świętach wielkanocnych, a postać błogosławionej Karoliny przekonuje nas, że ta prawda o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym dzisiaj jest aktualna i pokazuje, jak możemy w Chrystusie zwyciężać i dzisiaj być obecni i wstawiać się za innymi, jak błogosławiona Karolina. Muri iki gihe rero turi guhimbaza Pasika ariyo izuka rya Yezu Kristu, tukarangamira rero n'ubuzima bwa Karoline, birushaho kudukomeza mu bumwe dufitanye n'abacu twakundaga bitahiye mu ijuru. Bityo rero mu buzima bwose turi hano ku isi tugaharanira gukora icyiza kugira ngo tuzabane umunsi umwe. Nie wiem, jakie owoce przyniesie obecność błogosławionej Karoliny dla waszej parafii. Ntabwo mbizi neza umusaruro ubuzima bwa Karoline buzatanga muri paruwase yacu ya Gikondo. Ale jestem przekonany, że Pan Bóg pokazuje przez beatyfikację tej 16-letniej dziewczyny ze wsi, że każdy w Jego oczach jest cenny i drogi. Mu gihe tuba duhimbaza rero ubuzima bwa Karoline wapfuye afite imyaka 16 gusa, byongera kutwibutsa ko buri muntu wese afite agaciro mbere y'Imana.
Myślę, że też będzie się wstawiała za młodzieżą, ale też i za rodzinami, które przeżywają różne trudności i będzie wypraszać im łaski. ndahamya neza ko ubuzima bwa Carolina buzafasha cyane gusabira urubyiruko by'umwihariko ndetse n'imiryango ifite ibibazo bitandukanye kugira ngo barusheho kubaho neza. Cieszę się bardzo, że wasz proboszcz będzie nowym kustoszem relikwii, a wasza parafia miejscem, gdzie będą przechowywane. Ndishimye cyane kubera ko padiri mukuru azagira ingoro ntoya akoresheje ubuzima bwa Carolina hano muri paruwasi. Mam nadzieję, że kiedyś wspólnie spotkamy się na jej kanonizacji w Rzymie. Ndizera cyane ko bamwe muri mwebwe umunsi umwe tuzahura tuje guhimbaza ishyirwa mu batagatifu bw'ubuzima bwa Carolina umunsi umwe. Amen. Amen. Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwe akanabitwigisha, nitumutakambire tugira tuti dawe uri mu ijuru, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura iduhe none, tubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wobaho ugateka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Nyagasani turagusaba tukwinginga, iri sakramento ry'umwana wawe twakiranye icyubahiro niridukize icyitwa ubusazira cyose, maze riduhindure ibiremwa bishya ku bwa Kristo umwami wacu. Mwamwicaye gatoya. Padri Zbigniew, ariwe umojobozi Wingoro ja Karolina, ja tu za nie kado ebżiri
yambere ni relik ni gicecia cikiganza kandi kadoya kabiri ni gishura la shazible nuko padri mukuru azakoreshe kumhamvuyo kugaragaza kiltu byose bjerekie Karolina Kuskówna, którego Karolina azaszabore kuba wasza mu buzima bgaczu busanzgwe. Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko rero mwabyumvise ari no mu isengesho risanzwe rikoreshwa twiyambaza Imuhire Karolina. Isengesho ryanditse mu Gifaransa ariko mu ncamake riragira riti: Mana ushobora byose, wowe wigaragariza mu bwami bwawe abiyoroshya ndetse n'abakene, turagusaba twiyambaza Karolina n'ubutagatifu bwe n'isengesho rye ritareka, udutoze natwe gukunda ubutumwa, by'umwihariko ubutumwa bwa paruwase, no kuba abahamya b'inyigisho za kiliziya nk'uko uyu Muhire Karolina yabikunze. Hanyuma rero isengesho rikomeye cyane, turasabira urubyiruko gukurikiza urugero no kwiyambaza cyane Karolina, bagendera mu rugero yatwigishije kugira ngo azabe umutagatifu. Ngibyo rero mu ncamake biri mu isengesho. Uyu Muhire rero yiyambazwa cyane n'urubyiruko, hanyuma kiyambazwa cyane n'umuryango, by'umwihariko uri mu bibazo binyuranye, kugira ngo Yezu akomeze yigaragaze mu bantu baciye bugufi n'abantu bababaye. Kubera iyo mpamvu rero ubundi isengesho rijyanye n'uyu Muhire ritanga n'umugisha. Tugiye gusaba rero Padiri Zigibinyev, ari nawe ushinzwe gukurikirana urwego rwo kuzashyirwa mu batagatifu, agiye kuduha umugisha dukurikije isengesho ry'Umuhire Karolina. Ndasaba rero ababyifuza bose turakora umurongo, hanyuma twakira umugisha twese, hanyuma tubone noneho kwakira umugisha usoza igitambo cy'Ukarisitiya. Muri icyo gihe rero turaba tuvuga ndakuramutsa Mariya inshuro 10, nizo zisabwa igihe turi guhabwa umugisha w'uyu Muhire Karolina. Kristo Yesu akuzwe. Mwabyumvise ra? Ni imboneka rimwe, nimureke twakire uyu mugisha. Korali muturirimbire, ahubwo mutuvugire ndakuramutsa Mariya inshuro 10. Twajya ku murongo, hanyuma Padiri agahagarara hari imbere. Ndakuramutsa Mariya. Ndakuramutsa Mariya. Ndakuramutsa Mariya.
ndakuramutsa mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha n'ubu n'igihe tuzapfira. ndakuramutsa mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha n'ubu n'igihe tuzapfira. ndakuramutsa mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. ndakuramutsa mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. ndakuramutsa mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. ndakuramutsa mariya ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Tugiye guhabwa umugisha rero. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. inshuti bakunze twabanye tugeze ku musozo w'igitambo cya misa yaberaga ahangaha hano i Gikondo. Ni misa nk'uko mwabikurikiranye yari yihariye kuko uyu munsi muri paruwasi ya Gikondo twashyikirijwe ibisigazwa by'umuhire Carolina wa Pologne. Uyu mugenzo rero ukaba usanzwe mu Kiliziya Gatolika, aho ibisigazwa by'abatagatifu cyangwa se abahire bari mu rugendo rwo kuba abatagatifu, ibisigazwa byabo bishyikirizwa za Kiliziya hirya no hino kugira ngo bifashe abakirisitu gukomeza kuzirikana abatagatifu, babona ko abatagatifu ari abantu bavutse nkabo, bakora nkabo, kugira ngo bafateho urugero. Hano rero i Gikondo tukaba twashyikirijwe ibisigazwa by'umuhire Carolina wa Pologne, nk'uko twabyumvise mu nyigisho twahawe na padiri mukuru uyobora ingoro y'umuhire Carolina muri Pologne. Yagarutse ku buzima
bw'umuhire Carolina, tugaragariza ko ubuntu uburyo yahowe Imana akiri muto afite imyaka 16 yonyine gusa. Urubyiruko rero rukaba rwashishikarijwe gukurikira urugero rw'umuhire Carolina wa Polonye, rukurikiza ingero nziza n'umugenzo mwiza wo gusenga no kurikira inyigisho za Kiliziya bakiri bato. Twifurije rero mwese umugoroba mwiza, twifurije gukomeza kuzirikana ubuzima bw'umuhire Carolina kugira ngo tumufate urugero kandi dukomeza kumwiyambaza muri igihe ari mu rugendo rwo kuba umutagatifu. Dukomeze kandi tumusabire kandi natwe adusabire ahari. Mwakomeje na Joseph Mukiza rero hano i Gikondo, mugire ibihe byiza.